Guys, birashoboka ko wakorera amafaranga menshi cyane kuri internet nta gishoro bigusabye, gusa nyine ariko icyo waba usabwa birumvikana kuko ntago wabyuka umunsi wa mbere cyangwa se icyumweru cya mbere cyangwa se ndetse yewe n'ukwezi kwa mbere, ndetse yewe bishobora no kugutwara imyaka, ariko gukorera amafaranga menshi kuri internet ni ibintu bikunda cyane ku buryo ndetse yewe wanabikora nk'akazi akaba ari byo bintu uzajya ukora byonyine, ukajya wirirwa kuri internet ugakorera amafaranga wirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Icyo usabwa ni telefone nziza, ni mashine na internet, ndetse icy'ingenzi kurusha ibindi ni ubumenyi, kuko ubumenyi nicyo gishoro kigezweho muri iyi si ya none. Hanyuma niba usanzwe ureba ibiganiro byacu, hari project nabagejejeho, hari iyitwa Bram, Not Pixel, to Market, X Empire, Vetas ndetse n'izindi nyinshi cyane, ariko by'umwihariko izo nkubwiye harimo Airdrop imwe izaduha amafaranga menshi, n'izindi zizayaduha, utumva mvuga ngo ni imwe, n'izindi zizayaduha, ariko muri izi Airdrop ndazi kwibutsa Bram, Not Pixel ariyo uri kubona hano muri screen, to Market, X Empire na Vetas harimo Airdrop izaduha amafaranga menshi ndetse cyane guys. Hanyuma iyi ni project yitwa Not Pixel, ni project nziza, ni project ya Notcoin, ni Notcoin iri kuyibakinga, ngira ngo uri kubona ko harimo n'ijambo note nyine ni Notcoin. Ushobora no kubona hariho na Pixel ukagira ngo ni Pixel tap, nkuko nabonye hari abantu bari gushaka kuvuga ko iyi Not Pixel ari scam. Iyi project ni project nziza, ni project nziza nkuko Braham ari project nziza, nkuko to Market ari project nziza, nkuko nakubwiye ko muri izi project nakugejejeho ndetse n'izindi ngiye kukugezaho, ngiye kukujya nkugezaho mereye ku yindi nshyashya nje kukugezaho uyu munsi. Guys, ukwiye kuzishyiramo imbaraga. Niba uri mushyashya rero, hano nitwa Dezo, nkora video tutorials kwereka uburyo wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet nta kindi gishoro bigusabye. Hanyuma rero nyine nguhaye ikaze, urakaza neza, kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byacu. Hanyuma iyi Not Pixel ni project nabagejejeho, gusa ariko nje kuguha update mbere yuko nkugezaho iyindi Airdrop. Ni byiza ko nguha short update cyangwa se aka update gato ariko k'ingenzi kuri iyi project yitwa Not Pixel, dore ko na uploadinzeho na video ikaza kugira ibibazo nkayihagarika. Hanyuma uri kubona ko ikintu cya mbere ukora hano ni ugusiga amarangi kuri iyi project yitwa Not Pixel, ni ugusiga amarangi. Hanyuma kugira ngo usige amarangi ubone Pixel coin, uza kuri kano kantu ukagakandaho, hanyuma ushobora gukoresha iyi zoom ya hano ukakora zoom in cyangwa zoom out, gusa ubonye nta gihinduka ushobora kuza kuri aka kamenyetso ko gukuramo cyangwa ko guteranya ukazoominga out ndetse na in. Hanyuma uburyo ukoresha kugira ngo ubone izi coin za Pix, uri kubona ko ngewe mfiteho Pix 1362. rero uzoominga agace ushaka gusiga irangi. Uri kubona ko wenda nkaha mu mweru, bise mu mweru haragaragara neza guys. Reka nzoominga hano, uri kubona ko ndabona abandi bantu bari kuhapentinga. Nyine uzoominga ahantu ubona nta wundi muntu uri kuhapentinga nk'ubu hano. Uri kubona ko ibara ririmo cyangwa se irangi turi kuhasiga risa nk'iri ubonye atari ryo, ukanda hano ukareba iri bara riri hano. Ngewe ndabona ari iri ngiri for sure, n'ubundi ni iri rihari cyangwa se ni iri. Okay, ni iri ngiri. Hanyuma ukora zoom out ukagenda ukareba ka kantu nyine gafite ibara ridasa nka hano, ugahita uza hano kuri print. Bikona ko mbonye 0, ubwo nyine mbikoze nabi, reka ngaruke kuri aka nze kuri print, mbonye Pix 10. Hanyuma ndaza no kuri kano nande kuri print, mbonye Pix 10 hano hasi uhacunge. Hanyuma ndaza no kuri kano nze kuri print, mbonye Pix 10.
nze no kuri kano nako nyine ngasiga irangi, baba bashaka ko dusiga irangi, niba ari pariti imwe tukayisiga irangi zisa, ndahita nza kuri paint mbonye 0 gusa. Ariko nakweretse tutorial hano nyine bagenda batanga energy aho ushobora kuziboostinga. uza hano wenda ushatse wenda kongera gukina bakubwira ko energy is over, ariko ushobora gukora boosting ukoresheje ziriya coin. ushobora no gukoresha stars shop, gusa ibyiza ukoresha coin uba wamayininze, ukaza hano upgradinga. ngiri kubona ko paint reward ndi muri level ya 3, hanyuma recharging speed ndi muri level ya 3, energy limit ndi muri level ya 3. hanyuma ngira ngo nibyo ngibyo guys, iyi project uyishyiremo imbaraga. hanyuma airdrop nkuzaniye uyu munsi nshyashya bayita Goblin. reka nze wenda njye kuri link kuri WhatsApp aho nasize link. uri kubona ko yitwa gute? yitwa Goblin mine boot. ndaza hano kuri Telegram nyine, ubwo no kuvuga ko poza ko nawe wanyuze kuri link iri munsi ya video. niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet, iyi Goblin mine ni nshyashya kandi ifite roadmap nziza. nabonye ibyo bari baragiye badusezeranya barabikurikije neza. hanyuma iyi airdrop ya Goblin mine game iri muri season 1 cyangwa se muri phase 1 nibwo iri gutangira, niyo mpamvu nyikugejejeho kare. uraza kunyura rero kuri link iri muri videos description box, uhita uza hano hari start. numara kuza kuri start urategereza witonze kugira ngo nkwereke uburyo ukwiye gukoresha ugatangira iyi airdrop mu bambere. mwibuke iyo joininze airdrop mu bambere niko kubona amafaranga menshi mu gihe cya token generation event. mu by'ukuri nk'uko nari mbikomojeho mu kanya, nabonye iyi airdrop ari nziza, ifite good utility. nubwo wenda nabonye bashobora kuzazana uburyo bw'amagame, ariko kugeza ubu ifite good utility cyangwa se ikoreketse neza, nago igoranye. iyo uri mushya baguha coin 10,000 bakakubwira ko income profit per hour ari 0. hanyuma ushobora kuza hano kuri develop, hanyuma bakakubwira ngo the mine has been started. gusa hano kuri mining uri kubona ko hari 0. hanyuma hano hari aka kantu niko ga collectinga miners cyangwa se coin zawe wamayininze. hanyuma hano hari reserved per day. hanyuma hano hakaba hari miners na miners nimwe turafungura. cut capacity ni 1000. hanyuma reka nze wenda hano kuri upgrade nkwereke uburyo bwa mbere wakoresha ukongera cyangwa se ugatangira ku mininga, ukongera mining cyangwa se profit per hour. uri kubona ko hano turi muri workers. hano kuri slot ni 0, ni ngombwa kubanza tugafungura slot tukagera nka hano kuri 50. gusa ushobora no gukomeza kubikora wongera slot, kuko hano baba baguhayeho coin za welcome bonus zigufasha gukora nk'ibyo ngiye kukwereka, zigufasha nyine gutangira kubaka miners yawe cyangwa se gutangira kubaka mining machine yawe igufasha ku mininga coin bazagenderaho mu gihe cya token generation event. hanyuma hano muri workers ushobora kwa upgradinga iyi miners, aho buri saha imwe uzajya mininga coin imwe ku munsi cyangwa se mu gihe kingana n'amasaha 24. ubwo birumvikana uzajya mininga coin 24. ndaya upgradinga baransaba is coin 10. uri kubona ko bambwiye ko na upgradinze. nshatse kwa upgradinga iyi ya kabiri izajya coin 2 ku isaha, ubwo ni coin 48 ku munsi. barambwira ngo ngomba kuba narapikinze X level 1 required tour pick X. ngomba kuza hano muri tour nka upgradinga iriya pick X muri level 1 nkatanga coin 50. ndaya upgradinga. nimara kuya upgradinga bambwiye ko bikunze, ndahita ngaruka hano kuri workers. ningaruka kuri workers guys, witegereze kuko ibi bintu n'ubwenge ntago wabimenya utabizi. utajya ubona mbikubwira gutya ukagira ngo simba nabyize umwanya munini cyangwa se igihe kinini guys. niyo mpamvu ukwiye kubikoresha. hanyuma ubwo ningaruka hano ndayifungura bikunde.
urabona ko bambwiye ko bikunze. Ndafungura n'iyi ngiyi izajya ima coin 3 ku isaha, ubwo akaba ari coin 72 ku munsi, ariko barambwira ko nayo ngomba kuba naraguze iyi turuzi yitwa Jack Hammer muri level 1. Ndaza hano muri turuzi n'ubundi ngure iyi hammer nyine. Ibi ni ibikoresho bidufasha kumayininga. Iyi Jack Hammer ndayigura inshuro imwe mite ngaruka hano kuri workers. Izi ni workers nyine zidufasha kumayininga cyangwa se ni mining power. Ndaza hano mite nifungura, uri kubona ko birakunda. Hanyuma impamvu nakweretse ibi ni uko nyine uri kubona ko dufite akazi katoroshye ko kubaka izi mayinazi ni nyinshi cyane. Wakoresha rero izi tutorial nakweretse, ubu buryo nagiye nkwereka, ukajya hano ukayifungura. Ego bakubwira ko byakunze ukaza ugafungura iya kabiri, bakubwira ko bidakunze nk'ubu bari kumbwira ngo pick x level 2. Ndaza hano kuri tools, ninza kuri tools ndaza kuri iyi pick x nya upgrading muri level ya kabiri. Barambwira ko bikunze ngaruke hano ku bakozi banjye cyangwa se kuri mining machine nze nyifungure, birahita bikunda nzajye mininga coin 7 ku isaha. Hanyuma ku munsi umwe ni coin 168. Ibi ngomba gukomeza kubikora kugira ngo ngere muri iyi level ya nyuma, bizamfashe kubona amafaranga menshi mu gihe iyi airdrop mu by'ukuri izaba ibaye genuine, mu gihe izaba ibaye successful, mu gihe itazadutenguha nshingiye kuri roadmap baduhaye. Iyo roadmap baduhaye, iyo uje hano kuri information, guys, ukaza hano kuri roadmap, ndi mu bantu babonye notification y'iyi Goblin mine, gusa ariko ngenda negereza uburyo bagiye badevelopa bubaka iyi game, ndetse ndeba utility bafite, uburyo bwo gukoresha iyi app. Mbona mu by'ukuri iyi airdrop ishobora kuzagira gahunda, kuko uri kubona bwa mbere bari batubwiye ko bazakora launch cyase bazanilokinga bronze world of players creating promotional event. Ibi byarabaye barayipromotinga. hanyuma initiation of the bounty program marketing promotion barayimarketinze. Ego byarabaye starting Goblin mine referral race round 1. hanyuma hano niho turimo, aho natwe nyine turi kubatumira kugira ngo muze iyi project tuyihe imbaraga. Nituyihe imbaraga turebe ko nayo izaduha amafaranga. Hanyuma hari izindi nyine event ziri coming soon, reka dutegereze, ni nyinshi cyane, dutegereze wenda ariko tube turi kuyimayininga, kuko iyo uje mu bambere nibwo ubona amafaranga menshi mu gihe cya token generation event. Hanyuma ntago biriya byonyine naberetse ari byo byagufasha kumayininga ku buryo bwiza, kuko wenda tugarutse hano, ariko uri kubona ko hamwe hari 0 wenda coin zatangiye kuba mined, natangiye mining, aho wenda mu gihe cy'amasaha ngahe nzajya nza hano kuri collect. Ego nzagukorera video update, wowe genda utangira ibi ngibi. hanyuma tugarutse hano kuri upgrade, twaza muri upgrade wenda tukaza hano kuri mine, naho nabonye hari utuntu wajya wa upgradinga. uri kubona ko bari kumbwira ngo reserves per day, ngomba kujya nza hano nyine nkajya na upgradinga, nubwo nazi mu by'ukuri inyungu yabyo yizi mine icyo zidufasha, gusa ariko ugomba kuza upgradinga. Wenda muri video update nzaba nabonye ubumenyi bwisumbuyeho, cyangwa se nawe niba hari icyo ubiziho wadusangiza amakuru muri comment guys. hanyuma ikindi kintu, reka wenda tuze hano kuri carte. Kuri carte nyine ni nk'utumodoka wenda, cyangwa se ni nka transport, cyase ni nko kwa upgradinga uburyo coin zacu zizajya ziba claimed, uburyo tuzajya tuziclaiminga nyine, wenda izikata akaba arizo zizitransfera. reka tuze hano kuri buy, baransaba 5,000, nari mfiteho 9,000. byakunze kuko hasigayeho 4,000. reka ngaruke hano kuri mine turebe. uri kubona ko kano kantu nyine
naka upgradinze guys, uri kubona ko ni gutya bimeze. Ku bundi busobanuro uramutse ufite ikibazo ikifuzo jya muri video description box unyandikire kuri WhatsApp, wibuke kujoininga na Telegram channel yacu dutangiramo update, link iri munsi ya video. Wibuke gushyira imbaraga mu zindi project nakubwiye zirimo Bram, zirimo Not Pixel, zirimo Binance Moonbince, zirimo Vetas, zirimo Memfy. Hanyuma ukande kuri subscribe kuko hari n'izindi project nziza ndi kubona zifite good utility, project zifite abaterankunga cyangwa se zifite team zizwi, cyangwa se nta nubwo wenda ari ukuvuga ngo zifite team izwi, kuko hari na project ishobora kuza idafite team izwi. Nk'ubu bakubashije umuntu wazanye Bitcoin cyangwa se who is behind Bitcoin, ntabwo wamumenya, ariko ntibibujije ko ari project iri strong. Hanyuma reka duhure muri video ikurikiyeho. Ndabakunda cyane guys, bye bye.